kamubwire njye naje hano kugira ngo umereze ukuri dere nindamuka mvuye aha ngaha utambwije ukuri n'imbere y'Imana sinzongera kuvugana nawe sinzongera kuza hano uhita unanyibagirwa ese ko iki wumva ko ngewe ibyanjye byose najya mbikubwiramo tukabinyuranamo ukumva ko wowe ibyo wajya ubihamana se mbyite kwikunda mbyite ubugome mbyite ko ariko wabishatse mbyite iki se wari ubizi ko kuri kose nyine kukuvuga ko hari igihe bitanga ikibazo ugasanga uko kuri nuramuka kukuvuze ukuri nuramuka kukuvuze nyine ushaka guteza ikibazo nyine uzahora wicuza mpaka ubuziraherezo ese ikihe kibazo deri ubu ngubu ngiye ibibazo naciyemo nibyo bike ni bike cyangwa biroroshye sinzi ibyo bibazo ariko ndabizi ibyo nzi byari bikomeye ariko ikibazo ndi gucamo kirakomeye kurusha ibyo ngibyo ku buryo utambwira ni ikibazo kiri hagati y'ubuzima n'urupfu deri njye ntabwo naciye mu rupfu njye noneho uko nararuciyemo atari ubwa mbere atari n'ubwa kabiri kazamara nkubwira yuko igihe nikijya nzakubwiza ukuri icyo gihe kizagera ryari nyine nanjye mba ndi gusaba Imana ese Imana wafashije icyo gihe kikagera basi nakubwiza deri n'imbere y'Imana njye ndi seriye nindamuka mvuye aha ngaha utambwije ukuri ntuzongere no kuntekereza ese kazo ibi ngibi byatuma dutandukana cyane twarwanye na byinshi kubera iki wumva ko ibyo twabirwanye njye nawe harimo ukuri ariko ubu nta kuri kurimo bishatse kuvuga yuko ubu ngubu ntibinyoma cyane n'ibinyoma ni nk'aho urukundo rwanjye nawe ari tumeze nk'aho turi gukina ibyaha